Umunsi wa 37 kugeza ku bandi ubutumwa bw'ubuzima bwawe. Abizera umwana w'Imana baba bafite guhamya kw'Imana muri bo. Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 10a. Ubuzima bwanyu burangurura ibyavuzwe n'ijambo ry'umwami wacu. Inkuru yo kwizera kwanyu mwizeye Imana yamamaye hose. Ntacyo tukigomba kuvuga, imibereho yanyu ubwayo yahindutse ubutumwa. Abatesalonike ba mbere igice cya mbere umurongo wa 8. Imana yaguhaye ubutumwa bw'ubuzima bwawe ugomba kugeza ku bandi. Iyo wizeye Kristo uhita uhinduka intumwa y'Imana. Imana ishaka kuvugana n'isi inyuze muri wowe. Pawulo yaravuze ngo tuvuga ukuri imbere y'Imana nk'intumwa z'Imana. Ushobora kuba wumva ntacyo ufite wasangira n'abandi, ariko uwo ni Satani ugerageza kukubuza kugira icyo uvuga. Ufite ibintu byinshi bibitse muri wowe kubw'ibyo wanyuzemo mu buzima, kandi Imana ishaka kubikoresha kugira ngo yinjize abandi mu muryango wayo. Bibiliya iravuga ngo abizeye umwana w'Imana baba bafite guhamya kw'Imana muri bo. Ubutumwa bw'ubuzima bwawe bufite ibice 4. Igice cya mbere, ubuhamya bwawe, inkuru y'uko watangiye kugendana na Kristo. Igice cya kabiri, amasomo wize mu buzima, amasomo y'ingenzi Imana yakwigishije. Igice cya gatatu, iby'Imana byagutwaye umutima, ibintu Imana yakuremeye kwitaho. Igice cya kane, inkuru nziza, ubutumwa bw'agakiza. Ubutumwa bw'ubuzima bwawe burimo ubuhamya bwawe. Ubuhamya bwawe ni inkuru y'ukuntu Kristo yazanye impinduka mu buzima bwawe. Petero atubwira ko twatoranijwe n'Imana ngo dukore umurimo wayo kandi tuyivugire, ngo tubwire abandi itandukaniro yazanye mu buzima bwacu, itandukaniro nk'iry'umwijima n'umucyo. Iryo ni ryo shingiro ry'ubuhamya, ni ukubwira abandi mu magambo asobanutse ibyawe n'Imana. Mu rukiko ntabwo umutangabuhamya bamusaba kujya impaka ngo yerekane ukuri kw'ibintu cyangwa ngo asabe ibihano. Uwo ni umurimo w'abashinjacyaha. Abatangabuhamya basabwa kuvuga gusa ibyababayeho cyangwa ibyo babonye. Yesu yaravuze ngo muzaba abagabo bo kumpamya, ntabwo yavuze ngo muzaba abacamanza bo kumburanira. Ashaka kubwira abandi inkuru yawe. Kuvuga ubuhamya bwawe ni kimwe mu by'ingenzi bigize umurimo wawe wo kujyana ubutumwa mu isi, kuko ni inkuru yihariye. Nta muntu n'umwe wundi ufite inkuru yawe, ni wowe wenyine ushobora kuyibwira abandi, kandi nutayisangira n'abandi izaba itakaye burundu. Ushobora kuba utari umuhanga mu kumenya Bibiliya, ariko uri umuhanga mu bijyanye n'ubuzima bwawe, kandi ntawe ushobora kujya impaka n'ubuzima bw'umuntu. Mu by'ukuri ubundi buhamya bwawe bufite imbaraga kuruta n'inyigisho watanga, kuko abatizera kenshi bafata abapasitori nk'abacuruzi babigize umwuga, ariko wowe bakubona nk'umuguzi wanyuzwe n'ibyo waguze, bityo bakakwizera kurushaho. Ikindi, inkuru z'imibereho zoroha kuzibonamo kuruta amahame y'inyigisho, kandi abantu bakunda kuzumva kuko zidutera amatsiko kandi zikatworohera kuzibuka. Abatizera bashobora gutangira kurambirwa iyo utangiye ubabwira amagambo akakaye y'abahanga b'iyobokamana, ariko bahora bafite amatsiko yo kumva inkuru z'ibintu batari banyuramo. Inkuru ubatekerereza zishobora kuba ikiraro Yesu yambukiraho ava mu mutima wawe ajya mu wabo. Akandi gaciro k'ubuhamya bwawe ni uko kwambuka imipaka y'ubwenge. Hari abantu benshi baba badashaka kwemera ubutware bwa Bibiliya, ariko bagatega amatwi inkuru isanzwe y'ubuzima. Niyo mpamvu inshuro 6 zose Pawulo yakoresheje ubuhamya bwe mu kuvuga ubutumwa aho gukoresha amagambo yo mu byanditswe. Bibiliya iravuga ngo mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro mufite, ariko mubikorane ubugwaneza no kubaha. Uburyo bwiza bwo guhora witeguye ni ukwandika ubuhamya bwawe, warangiza ugafata mu mutwe ingingo z'ingenzi zibugize, ubucemo ibice 4. Icya mbere, uko ubuzima bwanjye bwari bumeze mbere yo kumenya Kristo. Icya kabiri, uko namenye ko nkeneye kwakira Yesu. Icya gatatu, uko nakiriye Yesu mu buzima bwanjye. Icya kane, impinduka Yesu yazanye mu mibereho yanjye. Birumvikana ko ufite ubundi buhamya bwinshi uretse ubuhamya bw'uko wakijijwe. Ufite inkuru ijyanye na buri kintu wanyuzemo, Imana ikakigufashamo. Wagombye gukora urutonde rw'ibibazo byose, ibyakubayeho n'ingorane Imana yakunyujijemo. Ubundi ujye umenya gutoranya inkuru wumva inshuti yawe itizera ishobora kwiyumvamo. Ibihe bitandukanye bijyana n'ubuhamya butandukanye. Ubutumwa bw'ubuzima bwawe burimo amasomo wigishijwe n'ubuzima. Igice cya kabiri cy'ubutumwa bw'ubuzima bwawe kigizwe n'amasomo Imana yakwigishije mu byo wanyuzemo byose muri kumwe. Agizwe n'ibyo wize, n'ibyo wasobanukiye ku Mana, ku mibanire n'abandi, ku bibazo, ku bishuko n'ibindi byose bigize ubuzima. Dawidi yarasenze ati, Uwiteka, ujye unyigisha amasomo y'ubuzima kugira ngo nzashobore kurangiza urugendo. Ikibabaje ni uko hari byinshi bitubaho tukabivamo ntacyo twize. Bibiliya ivuga ku Bisirayeli igira iti, yagiye ibakiza inshuro nyinshi ariko ntibagira icyo bibigisha kugeza igihe ibyaha byabo byabarimbuye. Ushobora kuba nawe warigeze guhura n'abantu bameze batyo. Nubwo ari byiza kwigira ku byakubayeho, ni byiza kurushaho kwigira ku byabaye ku bandi. Ntabwo wabona igihe gihagije cyo kwiga buri kintu ari uko ukinyuzemo.
tugomba kwigira ku masomo y'ubuzima bw'abandi tubana. Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu ufite inararibonye acyashya umuntu uzi gutega amatwi bigira agaciro kuruta impeta icuze muri zahabu nziza. Wandike amasomo yose y'ingenzi wize mu buzima kugira ngo ujye ushobora kuyasangira n'abandi. Dukwiye kwishimira ko Salomo yabikoze kuko byaduhaye igitabo cy'imigani n'umubwiriza, ibitabo byuzuyemo amasomo y'uburyo bufatika bwo kubaho. Tekereza imibabaro itagira impamvu twakwirinda turamutse twigiye ku byabaye ku bandi. Abantu basheshe akanguhe bimenyereza gukura amasomo mu byo banyuramo buri munsi. Reka nkutere umwete wo gukora urutonde rw'amasomo yose wigishijwe n'ubuzima. Ntuba wakayatekerezaho iyo utari wayandika ahantu. Dore ibibazo bimwe byo kugufasha kwiyibutsa kugira ngo ushobore gutangira. Ni ibiki Imana yanyigishirije mu kutagira amafaranga? Ni ibiki Imana yanyigishirije mu mibabaro, agahinda cyangwa kwigunga? Ni ibiki Imana yanyigishije ikoresheje gutegereza? Ni ibiki Imana yanyigishije mu burwayi? Ni ibiki Imana yanyigishije ikoresheje kutabona ibyo nari ntegereje? Ni ibiki nigiye ku muryango wanjye, itorero, inshuti zanjye, itsinda mbamo, abamvuga nabi? Ubutumwa bw'ubuzima bwawe burimo ibyo Imana yagushyizemo byagutwaye umutima. Imana yacu ni Imana ikunda kurenza urugero. Hari ibintu ikunda mu buryo buhebuje, hari n'ibindi yanga mu buryo buhebuje. Uko ugenda urushaho kubana nayo izaguha gukunda ibintu bimwe na bimwe biyiba ku mutima mu buryo bugutwara umutima kugira ngo uyibere umuvugizi wabyo ku isi. Bishobora kuba ari ugutwarwa umutima n'ikibazo runaka, intego, ihame cyangwa abantu bamwe na bamwe. Icyo kizaba ari cyo cyose uzumva uhatwa kukivuga cyane no gukora ibishoboka byose kugira ngo habeho impinduka. Ntushobora kwibuza kuvuga ibintu bikuba ku mutima. Yesu yaravuze ngo ibyuzuye umutima w'umuntu nibyo bigenga imvugo ye. Twafata ingero ebyiri kuri Dawidi wavuze ati ishyaka ry'Imana n'umurimo wayo rigurumana muri iki. Na Yeremiya wavuze ati ubutumwa bwawe ni nk'umuriro mu mutima wanjye no mu magufwa yanjye sinshobora guceceka. Imana iha abantu bamwe ishyaka riturutseho ngo babe batwarafumba b'ikibazo runaka. Kenshi kiza ari ikibazo nabo bigeze gucamo nko guhemurwa, ikintu cyari cyarababase, ubugumba, kwiheba, uburwayi cyangwa n'ikindi kibazo. Ubundi Imana igatera mu muntu ishyaka ryo kuvugira abandi badashobora kwivugira. Abana bakiri mu nda, abatotezwa, abakene, abafunze, abagirirwa nabi, abatagira kivurira n'abarengana. Imana ikoresha abantu b'abanyeshyaka kugira ngo iteze imbere ubwami bwayo. Ishobora kuguteramo ishyaka ryo gutangiza insengero nshya, gukomeza imiryango, gushyigikira guhindura Bibiliya mu zindi ndimi cyangwa kwigisha abayobozi ba Gikristo. Ushobora guhabwa n'Imana ishyaka ryo kubwiriza agatsiko k'abantu aba n'aba, abacuruzi, ingimbi, abanyeshuri b'abanyamahanga, ababyeyi bakiri bato cyangwa se abantu bakunda kwidagadura cyangwa umukino runaka. Nusenga Imana izagushyira ku mutima igihugu runaka cyangwa agatsiko k'abantu bakeneye cyane kugerwaho n'ubutumwa. Imana itera abantu ishyaka ry'ibintu bitandukanye kugira ngo ibyo ishaka ko bikorwa mu isi byose bikorwe. Ntabwo wagombye kwibwira ko ibigushishikaza ari byo bishishikaza abandi bose. Ahubwo twagombye gutega amatwi no guha agaciro ubutumwa buva mu buzima bwa buri muntu muri twe kuko nta muntu n'umwe ushobora kuvuganira ibintu byose. Ntugahinyure ishyaka Imana yashyize mu wundi muntu. Bibiliya iravuga ngo ni byiza kugira ishyaka iyo ari ishyaka ry'ibyiza. Ubutumwa bw'ubuzima bwawe burimo inkuru nziza y'agakiza. Inkuru nziza ni iki? Inkuru nziza yerekana uburyo Imana itunganya abantu bose bigatangirira mu kwizera kandi akaba arimo bikomereza. Kuko muri Kristo Imana yiyunze n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Iyo niyo nkuru nziza itangaje yaduhaye kugeza ku bandi. Inkuru nziza ni uko iyo twizeye kubona agakiza kubw'ubuntu bw'Imana kubera ibyo Kristo yadukoreye ku musaraba, ibyaha byacu birababarirwa, tugahabwa intego yo kubaho kandi tugasezeranywa ubuturo bw'igihe kizaza mu ijuru. Hari ibitabo byiza byinshi byanditswe bitwigisha uburyo bwo kujyana inkuru nziza. Nabarangira ibitabo byangiriye akamaro bikamfasha. Reba ku mugereka wa 2 w'iki gitabo. Ariko inyigisho zose wabona ntizigera zigutera umwete wo guhamya Kristo kugeza igihe uzaba wabitse mu mutima wawe ari amahame 8 twabonye mu gice kibanziriza iki. Kurutaho ugomba kubanza ukiga gukunda abanyabyaha uburyo Imana ibakunda. Nta muntu n'umwe Imana yaremye itamukunda. Buri muntu wese afite agaciro mu maso yayo. Igihe Yesu yaramburaga amaboko ye ku musaraba ni nkaho yabwiraga abari mu isi ngo dore ikigero cy'urukundo mbakunda. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe yuko umwe yapfiriye bose. Igihe cyose uzumva utagishishikariye umurimo wo kujyana ubutumwa mu isi, ujye ufata umwanya utekereze ibyo Yesu yagukoreye ku musaraba. Tugomba kwita ku batizera kubera ko Imana ibitaho. Urukundo nta rindi hitamo ruduha. Bibiliya iravuga ngo mu rukundo ntihabamo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba. Umubyeyi ashobora kwinjira mu nzu igurumana kugira ngo arokore umwana we wafatiwemo kuko urukundo akunda uwo mwana ruruta ubwoba afite.
niba wajyaga ugira ubwoba bwo kubwira abandi mwegeranye inkuru nziza, usaba Imana ikuzuza urukundo ibakunda. Bibiliya iravuga ngo Imana ntishaka ko hagira umuntu n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko abantu bose bahinduka mu mitima bakabaho. Igihe cyose uzi umuntu utari wakira Kristo, ugomba guhora umusengera, ukamugirira neza mu rukundo kandi ukamugezaho inkuru nziza. Igihe cyose hazaba hariho umuntu niyo yaba umwe mu gace mutuyemo utari winjira mu muryango w'Imana, itorero ryanyu rigomba gukomeza rikabwiriza. Itorero ridashaka gukura ni nk'aho ryabaye ribwira abari mu isi ngo mushatse mwajya mu muriro ntacyo bitubwiye. Ni iki ugambiriye gukora ngo abantu uzi bashobore kuzajya mu ijuru? Ese uzabatumira mujyane mu rusengero? Uzabaha ubuhamya bwawe? Uzabaha iki gitabo? Uzabagemurira igihe babikeneye? Uzajya ubasengera buri munsi kugeza igihe bazakirizwa? Umurima wawe wo gukwiza ubutumwa uragukikije. Ntuhushe imyanya Imana igenda iguha. Bibiliya iravuga ngo mukoreshe uburyo bwose mubonye ngo mumenyeshe abandi inkuru nziza. Mugire ubwenge mu bihe muhura nabo byose. Ese hari umuntu uzajya mu ijuru kubera wowe? Hari umuntu mu ijuru uzashobora kukubwira ngo ndashaka kugushimira, ndi hano kuko wankunze bihagije ukangezaho ubutumwa bwiza? Tekereza umunezero uzagira nugera mu ijuru igihe uzaba uramukanya n'abantu wafashije kugerayo. Agakiza k'iteka ku muntu umwe karuta ibindi byose ushobora kuzageraho mu buzima. Ubugingo bw'abantu nibwo bwonyine buzahoraho iteka. Muri iki gitabo wize intego 5 z'Imana ku buzima bwawe ku isi. Yakuremye kugira ngo ube umwe mu bagize umuryango wayo, ngo ube icyitegererezo cya kamere yayo, ngo urangurure icyubahiro cyayo, ngo ube umugabura w'ubuntu bwayo, kandi ube n'intumwa y'inkuru nziza ku bandi. Muri izo ntego 5, iyo ya nyuma nta handi ikorerwa uretse ku isi. Izindi enye uzakomeza kuzikora no mu ijuru mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niyo mpamvu gukwiza inkuru nziza ari umurimo w'ingenzi kandi ufite igihe gito cyane. Cyo gusangira n'abandi ubutumwa bw'ubuzima bwawe no gusohoza ubutumwa wahawe. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Hari icyo Imana ishaka kubwira isi ikinyujijemo. Umurongo wo gufata mu mutwe. Mujye muhora mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabaza impamvu z'ibyiringiro byanyu, ariko mubikorane ubugwaneza n'ikinyabupfura. Petero wa mbere igice cya 3:15-16. Ikibazo cyo gutekerezaho. Uko ntekereza ku nkuru y'ubuzima bwanjye, n'indi Imana ishaka ko nyihamo ubuhamya.